ibintu byabaye mu ntara y'uburengerazuba mu bihe bishize ngira ngo rimwe na Professor Dusingize Mungu twigeze gusura hariya ku mugezi wa Rusizi no ku mugezi wa Sebeya twabonye bije yahagiye ari amabuye ibintu byahubatswe batubwiye bije dusanga ari amafaranga menshi kandi hari cyashoboraga gukorwa mbere yuko biriya biba kuko ntabwo ari ubwa mbere uriya mugezi wari wuzuye muri ibi bya yugiye muri droit international de l'environnement cyangwa se muri amategeko mpuzamahanga yerekeranye n'ibidukikije habamo ibintu byinshi za prevention habamo za principe de précaution cyangwa se precautionary principle kuba baba Dr. Yustangiye ngira ngo ntabwo yazaga kumva ibyo mvuze ariko nari ndimo nibaza ngo principe de précaution ingamba zifatwa turabona abaturage bahura batubwira ngo batuye mu manegeka abantu leta iragenda igatanga ibibanza mu musozi bagatema amashyamba ari mu musozi bakayatema bagatanga ibibanza mu musozi mfite impungenge ko niriya rebero mutuyeho rimwe muzisanga Rwampara mu gitondo kuko ziriya nzu zose twigeze no kubivuga ahangaha buri nzu yose ifite biriya bita force boutique kandi ni ku musozi harahanamye bivuze ngo twigeze kuvuga ikibazo ahangaha ngo cy'ibintu ngo by'ibyobo bifata amazi yigeze kuba polisi ya leta batubwiye ko bayikuyeho bagize neza no kuvuga ngo umuntu utuye haruguru yawe icyobo cye gifata amazi bya bindi twita force boutique aho imyanda memo n'amazi yakoreshejwe yose ajya ibyo bintu biragenda bikajya mu butaka bigatuma ubutaka bworoha kandi ari ahantu hari pante hejuru y'umusozi bivuze ngo rero risque yo kuvuga ngo umuntu utuye hejuru yawe inzu ye ishobora kuzariduka kugwa hejuru cyangwa se ubutaka umusozi ukazarindimo kukamanuka hasi kuko ayo mazi yinjira mu butaka umuntu akubwiye ngo yacukuye icyobo gifata amazi twigeze kubivuga amazi ntabwo ari ihene mu gitondo ujya kuyareba ugasanga yagiye ajya mu butaka kandi yagiye mu butaka amanuka munsi ubwo ni ukuvuga ngo noneho hashira iminsi bakavuga bati hari abantu batuye mu manegeka bantu bakajya mu manegeka kandi leta yarabahaye ibibanza byo kubaka aho hantu bakavuga bati muhave noneho reka turebe abakire abo kwirebera ubu n'ibindi mugende sinzi niba mwari mwaca hano Nyabugogo ngo murebe uriya musozi uri hakurya hejuru ya za Gasyata abantu bakomeza kubaka bagenda bubaka utuntu tw'utuzu twatundi Mutsindashyaka yajyaga yita ibyari kera turazamuka turiya tuntu ejo bundi nkuko twabivuze même chose abantu amazi ava ku mazu yo hejuru ibyo za force boutique ibyo byobo byose biri hasi hanyuma iyo budget kuko hari mugenzi wanjye wigeze kubaza ikibazo cy'imikoranire y'inzego ntabwo tuzi ngo bari abantu eske bubaka ninjoro bugakinzu yuzuye cyangwa se hari ikibazo cya ruswa kugeza kuri ba mudugudu hasi aho bakingira umuntu ikibaba akubaka ahantu hatemewe noneho bugakena none agiye kubera leta badene na none kuko nge ndatekereza yuko hari abantu bubatse buriya buzuba bwubaka kera ariko n'ubu ngubu ubona utuzu dushya kandi abantu baba batunda ibyondo ku manywa babumba amatafari ku manywa hanyuma hashira iminsi mike bati abantu batuye mu manegeka bo ngira ngo ndangize abantu mujya mu majyaruguru mwabonye uriya muhanda wa Kigali Musanze muza ahantu hitwa kuri Buranga iyo uzamuka kuri Buranga iyo ugeze hano umuhanda urimo urasenyuka ubu mushigaje kuzatubwira ngo umuhanda wa Kigali Musanze urafunze kubera ko waridutse donc ubu nukuvuga ngo ari Minefra irabizi RTDA irabizi namwe murabizi ariko ejo bundi muzatubwira muti finally abantu ntago bashobora kujya Musanze ubu turimo turashaka alternative umuhanda waridutse kandi ngira ngo buri munsi twese turahaca aho hantu umuhanda wararidutse ku buryo wibaza ngo harabura iki ngo abantu bagende bubaka yamabuye nkari ku mugezi wasebe yabahereye hasi ntabwo ndi engineer noneho no munsi yo muhanda pira nkoro hatuye abantu mwabonye amazu y'abantu ari hepfo y'iriya mihanda ejo bundi nari kumwe na Honorable Esperance tujya mu majyaruguru aha hantu haheruka kugwa bisi hariya iriya yabirindutse kamara abantu iruhande irurindo hariya mwita ngo ni bari ngo hafi yo ku kirenge ama epave y'iriya bisi
iruhande yayo hari amazu y'abantu bahatuye. Twarahagaze turamanuka mu musozi turareba za ipave, no kuvuga ngo byabi imodoka yashwanyaguritse biraha, abaturage baraha n'abana barakina aho ngabo. Ninde muntu utabona ko bari abantu n'ubundi ari abantu bari muri serikali bazongera gupfa n'ubundi ejo bundi? Ninde muntu utabibona? Ariko igihe cyose turavuga ngo disaster, kandi ugasanga ibintu bimwe byabaye tubireba, ibindi tubifitemo uruhare nk'inzego z'ubuyobozi, hanyuma mubona bizagenda bite? Mufite izihe ngamba? Kuko ngenda tekereza yuko iki kibazo ni ikibazo kitareba ministeri imwe, ni ikibazo kiri cross cutting, ni ikibazo kireba igihugu, ni ikibazo kireba ubuzima bw'abaturage benshi, ku buryo mukwiye kwicara ku rwego rwa cabinet mugatanga umurongo une fois pour toutes. Niba bari abantu bimurwa bakahava, niba bagira gute, ariko hari abantu batuye munsi y'imigunguzi, ugasanga iyo uri mu modoka ububona uri hejuru y'inzu y'umuntu uri aho ngaho nko kuri metero nk'ebyiri munsi y'umuringoti. Simbizi mufite izihe ngamba muze kutubwira, ariko ni ibintu mutatubwira ngo ni ibya kera aho abantu, kuko nta bintu byo guhora tuvuga ngo abantu batunguwe nka bimwe bya Habyarimana tubeshya ngo inkotanyi zaduteye zidutunguye kandi afite intelligence. None ni si ibintu tubona. Ndangiriza aho ngaho, ariko nyakubahwa minister rwose ku rwego rwa cabinet sinibaza ko ari ikibazo muri busubize mwenyine, ariko hari ibibazo byinshi bikomeye ntekereza ko bikwiye kuba addressed kandi bigahabwa umurongo, tukagena ngo ubutaka bukwiye guturwaho n'ubuhe, ubugene w'amashyamba n'ubuhe, kuko ntabwo nibaza ukuntu umuntu atema ishyamba yarangiza agatanga ikibanza ahantu hari yari ishyamba kandi ari mu musozi, ariko atabona ko aron terme bizateza ibibazo, twarangira tukavuga ngo climate change, ngo disaster, ngo ibi bintu ntabwo twabimenye. Murakoze cyane.